Yes, inshuti zanjye mu nkunda kandi mu nkurikira kuri na Trending TV, tukaba tuje gusura Kamananga, akaba yararembeye mu nzu. Umurimo murabibona ko noneho byanze neza, dore imiti muri imbere, dore ibiki. Kamana, byagenze bite ko ndeba noneho ubuzima bwanze? Sha ibintu biranze noneho kwiyagaraho biranze abavandimwe bari mu mpande enye z'isi. Abanyaburayi ba diaspora bose. Sha ibintu biranze. Narwaye ukuboko nyuma yo kugira ngo imiti ishizemo. Nyuma yo kumara ino miti ya diabete urabona ko yashizemo yose, urabona ko itakirimo. Acana gatarase. Wazinze sipaka nagatara n'iki n'iki wowe. Bavandimwe rero dore imiti yaranshiranye murayibona za insuline yarashize ubushize n'agapomade kashize urabona na niwe wari wayiguze iyi miti ariko yarashize, urabona hasigaye agashinge kamwe ka insuline ngakora kabona. Noneho kwiyagaraho biranze, banyaburayi ba diaspora bareyo abavandimwe mwese bishutu zanjye zinkunda, yewe n'ubu bintu birankomeranye noneho kwiyagaraho mbivuyeho rwose birakomeranye. Kamananga rero rimwe na rimwe ni ukuvuga ngo urabona uburwayi, ariko ni ukuvuga ngo ari ibintu ugomba guhindura. Niba urimo kwaka ubufasha cyangwa ukagira gute, ntukarenzeho ngo kabananga ngo mureyo utegeka. Ni ukuvuga ngo niba urimo gusaba urimo kwaka ikintu nk'ubufasha gutyo urwaye, ko urabona ko imiti yagushiranye. Ariko rimwe na rimwe bakaba bankundira ko mvugisha ukuri kandi nkunda kugira nkugeraho urwaye umerewe nabi. Ni ukuvuga ngo inshuti zanjye, inshuti za na Trending TV, inshuti za Kamananga ararwaye pe, nuko yihagararaho nk'imbwa ry'uruhu, ariko Kamananga ararembye. Rwose Kamana, tujye tuvugisha ukuri. Umuntu watunze amafaranga ukagira abagore, kuki byibura utagira n'umugore n'umuza ko kwitaho, ukaba witabwaho n'abantu bagenda? Ibintu byaranshanze rwose, nabaye bagabo barabona. Ibintu byaranshanze rwose. Byaragucanze. Bose Kamana, ubona bizagenda bite nyine? Nanjye narariye inka y'abakuru, wa mugani uvuga ngo Respo nawe yari inka y'abakuru. Byaranshanze ibintu. Uyu mugabo turaho yarambwira ati waje ukansigira agapomade nuko byananiye, yanyobeye ukuboko kutari gukora. Ati nubwo tutari ukuboko kwanze gukora, ariko n'agapomade kanshiranye ariko agasigayemo byibura uzushirireho turebe uko ukuboko kwavunitse nyuma y'uko ndwara, imiti iranshirana uruko mbigenza. Agapomade nako hasigayemo hafi ya nako, wagira ngo se aragasigaho na kabiri. Reka da wapi byarangiye pe, ibintu byaranze kabisa. Bose Kamana, ko nabonye imiti ya diabete isaba ibyo kurya nkaba mbona ntabyo ufite. Byo bimeze bite? Ntabyo kurya mfite, nureba n'aya makara ko yashize. Nyine ndimo ndabireba ko ibintu bitameze neza kandi urwaye. Se Kamana, mu bintu watunze nta kantu ufite wagurisha byibura ngo ngere usubire ku murongo nk'umuntu watunze amafaranga? Ibintu natunze ko biri kumwe n'abana babo n'abagore, abagore biri kumwe abagore n'abana nabyaye. Igiti ukabureba ariyo niberamo umuvandimwe Nyamabondo TV. Nta mugore ngira ko iyi giti wayizanamo umugore, ariko nyereye ubufasha n'umuntu. Ngiye narongoreye mu nzu ingana gute? Iyi si nini? Ariko wamuganira. Iyi si nini yeze sinarongoreyemo. Ariko wahise wimuka bagiye. Naje kwemera, ariko naje kwimuka ariko kubera yuko nyine Imana yari ibyemere nakoze. Nta hantu umuntu atarongora, nta n'umuntu atahana ataba. Bituruka kuki? Bituruka ku byo ni rumwe rusigaye. Muze Kamana, iyo miti ubwo buri mu ducupa, izi nizo bita insuline witera. Aka kamwe gashobora kuba kabura 25. Dr. nari ejo bundi nari naguzemo tubiko ubufasha na yari yamaye, n'uwo bita Taifa uba muri Amerika. Ariko ubu ngubu yarashize. Uyu muti nabo habamo ibinini byo kugira ngo njye nabo byashize, mbese ibintu byancanze rwose. Nyamabondo TV byancanze. Ukuvuga ngo uragiraniwe. Biranze rwose. Ibyo kwihagararaho mbivuyeho, byo kuvuga ngo ndihagazeho ngo singiye kuzapfa ntavugisha ukuri. Nimumfashe rwose, mumfashe pe. Kamana, izi ni inshinge? Udushinge twa tundi ugira gutya witera hano, ugahita ushyiramo arakandi kahitwa nuza kaba mu kantu k'umukara. Akantu k'umukara ukareba. Ibyo si bya biri nakuguriye se? Hano hazamo twa tubanderoli umaze kwitera uhita wipima ukareba ngo diabete niko Kamana yari cyakora.
utwo nitwo bitoboza bagiye kureka ko amaraso ahagaze, nitwo bitoboza utungutu bagiye kureka ko isukari imeze. yego utungutu natwo turakomeye cyane, ni twa tubandorore nyine dupima isukari, natwo twarashize. hanyuma se ibi se byo kama siko twose twarashize. gusa kamuntu urabo wandira nta muti usigaranye ahangaha ku meza y'umuti. niwo kamana sha umeze nabi pe. ndameze nabi nyine ubutabazi bwihutirwa rwose. Ubutabazi nyine bwaka nizo urimo n'igihe bugufasha ku bwaka cyangwa n'igihe cyangwa ni nano gufasha wowe ukari ugomba kubyivugira ibyo urwaye n'ibibazo ufite. inshuti zanjye ndarwaye meze nabi kuko kwanze gukira imiti yaranshiranye, ndabimenyesha na Tading TV, ndabimenyesha noti ndabimenyesha n'abandi bose. Inshuti zanjye zinkunda ni mumbe hafi kwihagararo mbivuyeho. Hagararo bivuyeho rwose. Erega iyo wihagaze urapfa. Ntabwo bizi ibyo bintu. Urananiwe pe. Ndananiwe rwose. Imiti yose yarashize nta kintu numva. Yashize. Sigaye ibikarito gusa, byose ndabona ari ibikarito gusa nta kintu kimwe kirimo rwose. Kugerageza ukareba kare. Yes, magwanure mapepure nshuti zanjye mu nkunda kandi mu nkurikira kuri na Trending TV. Nabwe ko ntaho nazagera nta naho nazabageza, nuvuga ngo ndi kumwe na ntaho nazagera, ubwo tukaba duseka amananga nanjye uvuga ngo ni mu nzu cyashya se mu nzu cyashya niwe nuko nyine iki niki tuzanye n'umutumirwa umaje kumenyerwa umaje gukundwa bitewe n'imiterere n'iki kamananga. Rero karibu kuri na Trending TV n'uwo ntuza wawe. Turabasujije rero abavandimwe bari mu migabane igize isi, i Burayi, muri Aziya, muri Afurika. Turabasuje abari i Bugande, dusuje abari muri Tanzania. Tugarutse tubabwira yuko kuba hari ukubana abavandimwe nanjye baravuga ati reka tujye kureba koko ajya agira ikibazo cya diyabete, imiti wasa yamushiranye cyangwa ajya agira ikibazo cy'ukuboko yaravunitse. Murakubona ko mba ngufashe waravunitse ntabwo urakira. Ubwo rero tubazaniye umutumirwa kuri TV mukunda cyane ifasha abantu izi kuganira, bayita Nana Tading TV. Nana ni mushiki wacu ufasha abantu babaye bose, ariko ni inshuti yanjye, ni inshuti y'Abanyarwanda, ni inshuti y'abantu bose turamwemera. Ivuge rero nawe utubwire uko mwumva cyangwa uko muvugana, mutubwire ibigwi bya Nana kwanza. Nana rwose reka mbanza naramusuze. Nana umeze neza? Yagusuje cyane. Ubundi ngiye ndi kuvugana na Nana mitanyira simwani masanze nigwedetse, ariko ubu rwose ndakize rwose akamurare karazamutse. Twasanze arembye. Nana umeze neza? Turagukunda. Uyangane kuko ngwa icyayi usanza umwana ufashitana ari ucinekere, ariko nje ndarwaye muri misi kumujyaye. Ndabizi wavuganye na Nyamabondo turi kumwe, ndamusaba ati wazanjyanye nkajya gusura nkaza kugusura. Rero yanzanye ngira ngo nanashimire. Ese ntabwo uramenya banyita kapiteni w'abasinzi Kabananga umurero kuri. Ubusinzi uzabyibuka. Bana nabiretse ko nararwaye. Uzabyibuka. Nana n'inzoga sinyewe. Kuko winywereka cyayi. Yego. Bimeze neza. Urabona ko nanjye nakoresheje icyayi, nanze kubikura muri frame ndaba kwerekanye inywere kuri kamera babone ko yinywa n'icyayi. Hari abantu rega babona abastari bakumva ngo nabanywa bakagira ngo nabanywa nzoga nabasinzi gusa. Oya, n'icyayi umuntu arakinywa ubuzima bukamera neza. Erega nibyo Kamanaga ari kuvuga. Bajya bavuga ngo iyo urasi indwara irakira, sibyo? Niba basha kuba yakubwira ngo yari umusinzi, ese wasindaga kubw'ikipe Kamanaga? Oya, nari mfite amafaranga. Wari ufite amafaranga. Ngasindira. Ariko se ufite abajyanama? Wapi ntabajyanama nageze. Niyo Iyo ngira abajyanama nanjye ntabwo mbameze gutya. Yes. Nibi bintu byose by'ibirwara by'ibiki bigenda bingaruka, ntabwo nagize discipline mu minywere no mu mirire. Niba utaragize umujyanama rero. Nta mujyanama nari mfite. Ubu se ufite inshuti? Ntayo aha ngamba urabona atari muri geto. Iyi si geto. Ifuni bagara ubushuti n'akadege. Iyi ni geto. Urumva ko Kamananga mu businzi bwe bwari amafaranga. Umutwe umwe murabizi ko utajya wigira iki? Ugiye inama yo gusara. Inama yo gusara. Si yasaze rero yabashije kurokoka ibisazi, arokoka nibwo businzi. Kamananga basigaye anywa icyayi, ariko nta nubwo ari kukinywa kubw'uburwayi gusa. We yarerekera avuga ati ikintu cyitwa inzoga ndarekeye. Kubwo no kugira mushiki we akunda cyane bita Nana,
uyu nguyu turi kuvuga kuri iyi cana nana n'umuntu mwiza pe erega nana arafasha impamvu umuntu amuvuga ibyiza yakoze ese mukeneye ko umuntu ajya kuvuga ibyiza by'umuntu ari uko yashyinguwe wavuga umuntu ibyiza uzareba umuntu wapfuye ninde muntu ari bwabona ahagarara ku gituro cy'akavuga ngo uyu muntu we umugome n'ubiziza ko nta n'ikintu kikibaho bavuga ko imihango yose irangiriye ahangaha kandi uzi ko twajya tugira ikintu cy'icumweru cyane turayo tukarara ku kiriyo paka cyane niyo mpamvu rero ibigwi iyo umuntu amaze gupfa ibintu byose bibiliya avuga ngo biba birangiye of course Kamananga rero urumva ko arabisobanukiwe nanjye nkaba numva ko namushyigikira mu kuvuga ngo rata umuntu mu gihe akiri hano abimenye ko wari inshuti hari icyo wari umufashije ntacyo namuveho turi ndetse yashika Nyamabondo yanguriye imashini y'ibihumbi 70 imwe ipima ngiye kumva numva na narambwete se umeze ute ankubitiraho akubitaho amaze gukubitaho n'inshuro zigeze muri 6 ubwo so umuntu wamunganya iki nana imana ijya igukubira ibyo ukora byunguke kuko akaboko gatanga karakira iyi migisha tugusabira nyagasana ajya gusabira kapanye dore n'imiti wayimaze Kamananga imiti yayimaze ese ko haba haje nk'umuntu haba hashesheho uruza cyane Kamana ubu ntabwo uri kubabara ariko Kamana ko watunze amafaranga koko amafaranga gushirana ubu mu mafaranga kuko abagore bari ufite hafi 3 habuze n'umwe do bari abagore ngewe si ubwa mbere muzambarize abayutubazi bose ese bari abagore barabo kwa Nyabingi nta nuko bagira muri mu nagace uwa mbere nyine satana gutiza imiringi uwa mbere ngo numurokore ngo yitwa Marida numurokore ngo muradepe umuadepe muzima mufitanye abantu 8 uragenda ugafungwa mageragere ntana kugera n'umunsi n'umwe wenda wa kabiri we yashatse undi mugabo bari sezonira yitwa Charlotte dufitanye abantu 2 ntacyo muveho uwa gatatu yitwa Florence afite umwana umwe umutoni wa se Joy nukuvuga ngo mba muri gihe tumwese murabibona no kugira ngo ndetse ko kino cyayi no umwana muga yitwa Shitani Shitani nawe rwose wa muhungu yitwa Shitani niwunkorera warayiyegereje ntabwo ari Shitani byo kuvuga ngo byanditse mu irangamuntu ubuzima bwise Shitani reba umuntu w'imyaka 30 n'ingahe nta telefone agira ni ukuvuga ngo kumubona ni kibono umwe cyangwa ukaboreza uti nyamuneka kuri botike Shitani naboneka mu biro ko mukeneye wabonye ko mu mwanya nari mubuze ariko wari ko mubonye nawe ni inshuti yanjye ariko channel yacu dukunda cyane Nana Trading TV turawukunda turakubaha tugusabira imigisha cyane Imana igigumu iyo ufashe umwanzuro ukoze umuntu amadolari 100 ukoze umuntu amadolari 50 byose ubu mukunze ubu ngwifuza ko riza ariko nanangewe yarambwiye ati inzoga zihagarikwe burundu arangije nambwiye ati uzongera kunywa inzoga tuzashwana mba nguye inama za buri munsi ati ndagukunda ndacyahari nawe urahari wagwicisha inzoga ukiri mutoya rega imyaka 40 n'ingahe iranga ari myinshi se Kamana ku mafaranga watunze nta nakantu usigaje ko busegisigi urabona akantu umukobwa agushajije imitungo ni y'abana n'abagore nashatse babirimo nta kibazo ariko wagize neza ko ari iyo mitungo ihari ari y'abana ni y'abana sinjya gutera ku bintu by'abana njye sinjya mbura icyo kurya sinjya mbura icyo kunywa wese Kamana kandi nanjye mubona agiriye neza bose baranyibuka bana bakanyibuka uva kugura amahano kino ntemera je ntabwo nemera ko ibintu ari iby'abana je ntabwo nashakira ibintu abana je se uzi impamvu bashakira abana se ubuze ko nabwira mugora ngo dukore divorce akambwa ati nta divorce naguha abana 8 naguha divorce gute imitungo ni y'abana ni y'abagenda kunya wizaza mbere dore ibintu byose nagarutse kubana niba watunze amafaranga ngaho harya Kamana yagera muri miliyari igera muri miliyari kandi bakari miliyari renga oya awe yaragenda navugaga nawe agacupa ariko amafaranga narayatunze yesu inzoga ibintu biri ku murongo ngira biro de change curuza inkweto ngira gute fasha abantu benshi fasha abahanzi ngira gute ubu rero sinzajya nigerekera kandi ngiye n'umukajya mumbaza n'ibibazo by'amafaranga rero ubundi murahita mutuma ngira depression ni muri buriya garuza tujye tuganira ibindi bintu by'amafaranga mujye mubireka itonze ko nuko nabanye n'abantu kandi abantu nibo bamfasha ko nanjye nabanye nabo rero reka Nyamabondo yarabajije ngo ntago agemera ko imitungo ari iy'abana none reka musubize Kamananga urumva ko arafite amafaranga ahagaze ku giti ari umuntu w'umugabo ari umwe atarabyara abo bana bose
sibyo tekereza ahubwo se yaramushiranye nyamukoresha ikiganiro ubuze ko umuntu ari umukobwa wanjye afite umukobwa niwununze none se reka afite umukobwa musa ariko ni mugufi cyane reka ko ari mugufi ni ikibazo mu tuntu akora twose nashyizeho mu 10 nyuma yuko nashyizeho 5 abwo reka nzakurwaza mpaka wongeye gushukura umugabo ati urabona sigaye bagusuzugura ba mama uzukoze ntemerewe kujya uzuko ntemerewe kujya se hariya kure kugore yaguze filime imeze nk'iyo muri sikuru naguze waguze filime ngo nzagutwara iki jewe ko nta bugome ngira ko ntaki arambwira ati amafaranga wari agashira arije wajya depression tukagira nibibazo ubu yaguze urufilime rumwe rwo muri sikuru runini cyane wa mugore mukuru ndamwihorera ndavuga reka nikundira abana banje mfite abana bagiye kurangiza amasegonderi mfite abarangiza universite ariko Lydia yarambwiye ati kubera ko wafashije abantu bose ati wafashaga abasenderi wafashaga abanzi bose ukagenda ukabagura amafi nkiri umwana mbireba ubu utazakwibuka nanjye ubwanjye nzakwibukira ubu yambwiye ngo rero bagiye kunkodeshereza inzu bumve muri gihe tubagiye kunkodeshereza inzu y'ibyumba 3 turimo dushe ni toilette urongora se oya urumva igitekerezo kitari cy'umugore we ntabwo ari ikibazo afite abana bagarukiye we yambwiye ngo Lydia azaza abe mu cyumba kimwe ikindi ngibemo ikindi kiba umukozi ni umukobwa wawe ashaka kubana nanjye uyu ntago arashaka kubana nanjye abana nabo ntabwo urwego ugeze mu rw'abagore nawe wazaba nk'abagabo numvisha ngo warongoye umukobwa we wazashyiramo kamwe kamananga ariko ngiye ikintu muzona agameze nk'abayakana abantu uzana abantu ntegera indangagaciro bakora ibintu byose rega umuntu wese watunze amafaranga buriya iyo ngeze mu bakire n'inshuti zanjye baranga ati cyakoze uyu mugabo yari afite amafaranga ukunda kuvuga ibintu by'amafaranga oya niyo ngeze mu bakire nk'ejo bundi nanywereye kuri nuza agafantari bayita musoko kabo kuri simoteri abakire bose ndabasuhuza bankandira akanyenyeri bati tuvugisha ukuri mugabo bya bintu byavuga n'ukuri ku izina ry'Imana twavuye mu cyaro twavuye mu cyaro uyu mugabo atunze amafaranga kandi akajya no kugira inama akangurira imodoka ngiye baranyizeraga kandi nari umunizero umuntu yamaga amafaranga ati nshakira rava ya miliyoni 8 akayama nkashyira muri envelope nkagera nkakora amasezerano mu izina rye n'uwo bita Peter namugura imodoka zigeze kuri 3 boss nakugura imodoka nasigaye imana nayo kugira ngo uzakore imitation imodoka yawe ngiriya zana umukanishi akurebe byose njye nabirebye bindi umushoferi w'umukanishi kandi nasuzumishe nta kibazo yari imisoro nta kibazo akambwira ati ese urashikeneye amafaranga njyewe sinjya nifuza urame 200,000 uwo bita Peter yahise aterura miliyoni ahita yima Peter ucuruza ibyuma oya ni Peter no umuvandimwe witwa Kamananga rero urabona n'amabara ko Kamananga babuze abantu bamuganiriza nyuma yabo arambwa tugenda nguriye vewiti nayo ndagenda ndayigura je ndi inyangamugayo imwereka mukara umwihorere sinigeze ngewe nkora ikintu Kamananga bayicaranye ibintu byinshi abashaka abantu baganira bashaka abantu bamba hafi abashaka kuganira mu mutwe hafunguke iyo ufite ibibazo ukabona abantu baba bakwasonera kuba hafi ubigene indwara y'ikiza kuko nkatwe tuba turwaye indwara zitwa depression ni ukuvuga ngo ni agahinda k'ibyo wanyuzemo kandi ukibuka abo wagiriye neza batakwibuka mbese Nyamabondo kuri inshuti yanjye ntabwo wemera ko sente namujyanye muri Guma Guma 5 zose ntabwo nabaga mu Rwanda uzabipereze wumve nari mfunze wari uri muri gereza Nyamabondo ariko muri gereza twarahuriye nose ntabwo nari kumwe nawe ari Nyamabondo se nawe wabanjemo ninde Nyamabondo namusanze ngiye nari nzize iki ngiwe nakubise umugore yamweti wambwa we Yawese bisubire mu ndimbwa akugeze mageragere ati ndimbwa mana nge nta mugabo ageza ku mwanya wa 3 ndabona nubisubiramo nubugeza ku ishuro ya 7 uburya Imana nkatwe twasumye Bibiliya tw'Abadivaniste Imana ikiza kuri 7 Kamananga aranasenze Imana ikiza naringe n'amakora makorare Imana ikiza kuri 7 ariko kuri 7 nawe ibibazo byinshi cyane nabwiye umugore uri umudivaniste abo bantu bagutera depression uramuka ngo ndimbwa ugeze kuri 5 zamu ufite inshuti ufite Nana ufite Nyamabondo arakunda subwa mbere mbonye jewe nasabye Nyamabondo atereka tujye gusura Kamananga ariko subwa mbere nkumvije kubera ko wariteri
yigeze kumbwira ngo ngiye kuguhuza n'umuntu w'umuganira uhita utubwira ngo imvura iraguye ariko ubu ngubu tuvugana ako ni ubwa mbere duhuye oya ndi kuri nana urabona agahinda kataranyishe ubu ndi kuri nana n'umuntu ushyira ibintu mu gaciro umuntu wavuga nabi nana umuntu wavuga nabi nana umuntu ufasha abantu nyamabona umuntu wavuga nabi nana yaba ashaka ikindi kintu yaba ashaka kwiyahura kubera ko uvuze umuntu nabi cyangwa ukamuvuga nabi ari inshuti yawe cyangwa afasha abantu uba urimo urakaza Imana kubera ko umuntu mwiza agomba kuba ari ku isi afasha abantu Imana ikamwongera n'umugisha ubuze nk'ubu burwayi nakundanye na Nyamabondo nakundanye na Nyamabondo TV nakundanye na Nana ubu burwayi nawe ubamo gute nawe ubamo gute arakazi ngira kubizi kandi Nana aragufasha pe urumva ni mama anyishira inzu akangura imiti akagira gute ugiye no kwimukira mu nzu y'ibyumba 2 na salo wose n'uwo mukobwa wawe ni bitatu ngo yambwiye ko ari bitatu okay erega mbabwire mwabana bajya bavuga isoni zirisha uburozi kandi ufite indwara arayirata nimukajye mubona turi inzobe ngo mugire ngo twaratunganaye cyangwa tumeze neza dufite amafaranga turakennye wa muntu dufite iki ariko ngiye abantu barashirwe akabona wabwira manda ngiye nyakunyanirarira burya n'abanyamakuru barabizi no ku mupira kuri sport barabizi burya iyo nahise mvuga ngo ndakennye iyo mvuga ngo ndakennye mbanyenye ngiye sinyamenya kwirarira Ezana yakuruka nabaye. Ese ko muri mitsi bayaje akamutse. Yose yamanutse. Mukora bukaba kari kundenye. Iyo kanyeganyireje mo hano niho bikuru. Anga wakoze byaba ari ikibazo gikomeye ni wandira hano kandi bagacuritsemo. Yesu akumenya banyarikiye imiti idakwiye. Nese kwiyagushiranye bagenda. Ndagira amahirwe na trading ashobora kuza mu kwa mbere ikari